tubanje tubashyushye hari abantu bambukanye barongo navuze ngo kamuhaze ahubwo no kumva no kuvuga ibirasirazuba ntago twamuka muhasi natwe twambukanye barongo amajyepfo bamukanye barongo yego ibirasirazuba irengerazuba ubugesera bamukanye cya kiyaga Nyabarongo Kayonza na Nyabarongo habo bazenguruka muhasi kamuhaze sha amazi yera Nyabarongo y'ikiziba ntabwo tuye duhura ni babo umwami shaware nukome kose tuzenguruka muhazi ntago tuya twamuka iki naho twambuka Nyabarongo y'ikiziba tuzenguruka muhazi reka hano perezida afite ifamusha ujya abanyambozi hawe umusaza igahini yigeze umusaza your excellency president of Rwanda Paul Kagame n'umuryango wawe wose n'abanyarwanda bose ntugasaze kuko imitsi yawe iratugaburiye bitekerezo bye agahinda twagize ubu turi muri paradizo akura mugore no umusazi ariko ubundi baba banyweye ibiki hari ukuntu mwitabira ryaragira garanti kwa minister nubwo utakiri ku buyobozi ntabwo kiriho kuko ntabwo ukiri ku buyobozi ariko uriho kubw'umubiri mwigeze mwumva aporomotinga igihugu cye avuga u Rwanda rw'abanyarwanda ataka ibyiza bigize u Rwanda kandi ari mu nda nako mu ndangamirwa ndangamirwa none ko yakugiye mu maguru uri umugirigiri yabihakanye mu nyamaguru reka cyakiganira ngo yakesh Kicukiro urumva mu Gatenga Nyamirambo ko simu narogiye amurongoreraga mu ngenda yise komeza ngo bakwisaga hungu ubundi si umungu rinjajwa reka dutange tubasuhuza abakurikiye Kigali News 50 turi ku cyumweru ku munsi w'umugisha bamwe na bamwe bari hehe barimo gusenga bari mu misa abandi mu Rwanda rw'abanyarwanda basaba Uwiteka ku byo bifuza buri kimwe cyose yego katuguye kaze kuri cano kandi yawe n'umugore wawe cyubahiro Yasin Putin yego Inashya TV turi ku murongo twese turabagaze neza yego wari umeze neza ariko meze neza akora musanaje nitonze gake uyambara umupira w'umweru uyu munsi ku cyumweru urukiko ruri muri hano urukiko ahubwo abantu batari bazi wanjye bari bahazi ndi wanjye nuko kiganiro gutya ntabwo turi mu kazi mu rugo bice bigiye bitandukanye Mario gukora mu rugo bari mu mirimo yo mu rugo n'iki no ako tuje imbere reka twerekane yo mu rugo dukorera inyuma reka dusura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye yego ari umeze neza ariko urasa neza nawe uno munsi rero yego ari ikintu kimbaje ku mutima cyoye ikisi ya ako nago cyane ari ubwoba byagenze bite umuntu w'umugabo wubatse ufite urugo wabajwe ni ufite abana ufite umudamu yego ufite n'inshuti nyanshuti ufite n'abamba hafi gake ufite n'abanzi yego abanzi banyamuraho nta mugabo utagira abanzi oya ntabwo byabaho ntabwo bishoboka maye n'igihugu kigira abanzi ntabyo waruzi se cyane ndumva ariko u Rwanda rurasa neza cyo bimeze neza ni amahoro ariko nagusubije cyane ikibazo ukunda kwihisha ngo mba n'inyuma ya kamera none se wa mukunzi wameze ati araho araho kabisa uraseka iki urukundo rw'igitangaza bwazonze benshi muri iki gihe urwo rukundo rw'igitangaza rwazonze ngari ku rwanjye n'uriya mwana rugiye kuzanesha umutwe ndumva nakwigumanira akuru naririmbye neza ariko harimo amagambo y'ubwenge hari akandi gatero ajya aririmba kavuga ngo ikintu ntabwo nyibuka neza karyoshye kadanje ariko reka nkwibutsa akandi kantu ngo uraho nsenga bikeye uraho nareba uraho nsenga bikeye ngo nyabusa hundi hose sinkwibagirwa muransabiye aduha ariko abanyamakuru bazi kuririmba gutya ni bangahe ni bake kereka yago big energy man big energy mwese komate big energy yago shut up man
mu gihugu cy'abaturanyi Bugande. Yago ni umunyamakuru ukubiye, Yago ni umuhanzi urenze abandi, ariko benshi baramurwanya ubundi bapfa iki nawe umugambi w'Imana suwe usesenguye bapfa iki na Yago nabezeho nawe ritarema umwana wita bagwesha umwana wita yanyweye amata erega hari abanyweye amashunushono hari abanyarwanda birata ngo ihene ngo ihene ngo zirakamwa n'agafara hari abanyweye amashunushono, hari abajya baba ngo ngo dufite ngo ihene ngo zikamwa ngo litiro ihene zikamwa nta mwana wita bagwa abandi bakamwa amasherekani n'amajerekani Yago. Ariko siya umva ikibazo hano kiba kibera tubanje tubashyushye hari abantu bambukanye barongo navuze ngo ukamuhaze aho kana kumva ni ukuvuga ibirasirazuba ntabwo twambuka muhasi natwe twambukanye barongo amajyepfo bambukanye barongo ibirasirazuba irengerazuba Bugesera bambuka cya kiyaga Nyabarongo Kayonza na Nyabarongo ihaba bazenguruka muhasi sha amazi yera Nyabarongo yikiza ntabwo tuye duhura nayo baba umwami shawariye nukome dusuhuza abantu dusuhuza abantu batiye ku Murindi Bakanombe yego kuri 15 kuri 19 Nyagasambu tugataje mu ngande Rwamagana twaziya Rwamagana mu mujyi kuri gare yego tugakomeza ku Rwibutso tugakomeza Kayonza Kiramuruzi mu byuke mu ry'ibijumba abantu bakira mu ruzi reka makuru urede Rwanda kera Kayonza Kiramuruzi ariko se tuzenguruka mazi ntago tuya twambuka iki naho twambuka Nyabarongo y'ikiziba tuzenguruka mazi reka hano perezida afite famu sho ujye banyambo zihari musaza Zigahini yigeze ku musaza pe isabukuru nziza ku musaza imyaka 68 kandi ni mugongo mugarudeye akora ibyiza papa wacu nubwo yababaye ariko ntugasaze urishema rishengura ntugasaze rushigisha rishanga ntago wigera kunganyira intwari yitwaje rugori reka unasaze shema ry'ababyeyi imitsi yawe yarangaburiye ntugashavure urarenga mpinguka kuko ntabwo yadusabye mu nama byemere mu byemere aka kanya mu kindi gihugu ino mikoro na kamera ubu yifite ureba ku rundi ukebaguze ureba ko ngo baraje nuko ntari Imana reka nsabe Imana ikintu kimwe mu myaka 38 nimwongera imyaka 60 mpfukame reka mbyerekane utagira ngo urabeshya urapfukame Your Excellency President of Rwanda Paul Kagame n'umuryango wawe wose n'abanyarwanda bose ntugasaze kuko imitsi yawe iratugaburiye mbitekerezo bye agahinda twagize ubu turi muri paradizo kabeho karambe mama we mugongo waduye turagawe ikibayiro yego twavuga byinshi ariko nagaruko bimara ubwo twifuzaga isabukuru nziza y'umukuru wacu w'igihugu we n'umuryango we n'abanyarwanda bose muri rusange anyways mukore subscribe like share ndetse na comment ku kiganiro n'izo 500 ariko tuze ku breaking yego hari ikintu bajya bavuga ngo umudamu ni mutima w'urugo cyane ariko nanone ndashaka mbaza ijambo rimwe ngusubize duhereye kuri wa mushiki wacu undi twiye kujyana ibibazo ndashaka mbaza ijambo rimwe ngiye kukubaza kuri mushiki wacu Jackie ariko ikintu cya mbere ngiye kuvugaho mise ntikize mu mutwe nuko ari wamuzanye kuri social media bwa mbere ndagira ngo uzamure kamera gatoya werekane ahantu naho usinze Jackie bwa mbere atari inzobe ari igikara hakurya hari rebero hakurya aho ngaho ngiye muzi mu cyumbati ni mu cyumbati ni muri rebero ko hari hasi erekana hejuru zoominga rebero ifite amateka y'igihugu nayo kuri YouTube rebero yego n'ahandi hari hejuru kuri kanje zoominga ubereke nyine kuri kanje pe yego hose reka babona hejuru mu midori hano hakurya urwibutso rw'abanyapolitiki yego ndahazi yego muri ryashya umanutse gato ari ahantu none ungira ubereke muri Olympique
yego si wose uvuga yego manuka gato aranita muri garuka abana bana hose ngiye Jackie bwa mbere nje muze mu cyumba ati nibwo namubonye bakiri igika tujye kumukora ubuvugizi Jackie w'u Rwanda Jackie mukobwa w'abanyarwanda ararwagiye gupfa ariko ntago agomba gupfa tujye kumutabariza arwaye iki aya makuru ako sinanamira kuri social media yavujwe urumva ajya kuvuzwa mu ngo agiye Kinyarwanda hari no mu bizungu byaranze kuwa gakondo so byaranze arwaye ababara umugongo no mu kiziba kinda wakunze Jackie wese n'utaramukunze reka dutabarize Jackie ariko rero mugwa mutazo wa yute ukwino kurajya umuganga ako mutabaza azabikora 049 mutazi Rwamagana akagira amahane icyo mpana cyo nawe yagiye amahane cyane iyo yisanze yasinye ku gacupa arakuvura pera ariko nanone umwana mwiza ariko mu ngubu akubwiye nabi ariko nanone umuganga ushaka kukuvura kubwira nabi kuko ntago najya ngiye kubona nagutera urushinge ngo wisaze oya njye gutera urushinge rukuvura yego ukiza oya uremera ukababara ubu se kibaye breaking news noneho yego nzuminga neza uru rutoki mfite n'ungu urumva banekinye nka comfort nari nagiye mu bukwe nta bukwe nzajyamo narabukoze ariko ntabwo nzasubira habamo n'abarozi warutikiye mu bukwe uru rutoki mu bukwe nzi ko wavutse umumotari wantwaye ari moto zitwa Apache ndabizi yayindi tubihinda cyane yadutuye hasi urumva nta gisida yadutuye hasi turahaguruka ngiye kuraga tujye mbona kacitseho kacika gutya ubwo byo tubireke dutangiye ikiganiro cyacu mukore subscribe like share ndetse na comment kuri Kigali News 500 ku Nasha TV turari neza cyane kuri TikTok nitwa Isiaka Manager ahantu hose kuri X nuko nitwa kuri Snapchat nuko nitwa no kuri Imo nuko nitwa cyahiro akurasa neza nawe urasa neza ako prestation nta kintu mvuze ariko kivuge reka kukiranza imvuge oya ni ntacyo nta mpamvu yego nta mpamvu subiraho namaho urakoze cyane nkunda guseka urakabyara byanze ntabwo abanyamakuru baza bakanga ibi content ngo barenga inkoko zazi n'izakorohera ngo cyetse ba Pastor Claude n'abandi bageze nukambwa kira kigori iki samagambo noneho cyavuze kirandi igikibundi hakoze kove yagira amahane ko cyatakirukana cyo mu itangazo nukamuvuki konze ko yagira amahane nawe konze ko yagira amahane byakunda ibintu by'ubugoryi byagenze umusiremo nukafata imbeba ngo zigereke Hige mpamvu nuko akuri RMC oya nukafata imbeba ngo zigereranye n'abana banyweye amata impamvu bibuze zibanze imbaze nyina akuri RMC kugira niwe boss wacu ndakuramo urunyanya rwaboze muzini yango rutaboze izindi ariko Korode nagara umunyamakuru nyine itonde nkubwire nagara umunyamakuru Korode ayo nyanya ruboze nazo ko namaga bitara kitegera mitike urumva agasana ni bari ibintu 5 urumva urumva ari umunyamakuru we nabakiroso mumutegera nka kirozo mushiti wanje kirozo nye ndavuga ati yo reka tugitegere nara amutabaze n'abantu bacu ako mutabaze n'umusirimu Mutabazi afite ubwenge ni umusirimu Mutabazi muganga Mutabazi nde oya Mutabazi Pastor Mutabazi yego wa mugara twavuga cyajya mu rukiko mukira urubanza waruzi ko bamuciye 500 uzatanga bandi bavuga ngo ministeri ngo yagize gukengaramo hote ngo kuba tamuha ngo igitwe ngo tamuha atamuha gitwe cyambaye ubuso amajyaruguru basarado n'irengerazuba cyagitwe akura mugara no musazi ariko ubundi baba banyweye ibiki hari ukuntu mwitabira byaragije garanti kwa minister nubwo utakiri ku buyobozi ntabwo kiriho kuko ntabwo ukiri ku buyobozi ariko uriho kubw'umubiri ubundi uramugora ariko nawe wasanga waramucokoje ariko Mutesi Scovia ni umwana mwiza mama Rugo Gasabo televiziyo mama Rugo Gasabo iriho mujye no ku Mutesi Scovia mukore subscribe cyo twatangiye Jackie wacu rero turamuhororeje Jackie wacu rero afite ibibazo Jackie wacu ararwaye abanyamakuru mwaramutereranye kandi nimwege mwaje mumwoshya urumva
cyane abanyamakuru baje bamwosha bamuvuga ngo sinzi ngo za cano sinjya mvuga cano amazina yazo yego urumva uzazivumba ngo vuga ugira gute uziga Mutabarize Jackie basi mbone basi abona ubuvugizi Mutabazi Rwamagana cyangwa nizabura umubyeyi yego Jackie yararozwe n'amakuru mu gusohoka hanze Imana dushobora tuzamusure muri iyi minsi tuzamusura bizagorana kubera iki ako nge nzagenda ariko cyobaye kera n'umunama gutegura bya bintu urabona nk'ahanga kera natega amata nkatanje mu gikari ariko ibipangu yasimbukaga turimo turatabariza Jackie uwo ufite umutima wa kimuntu utiteye ku magambo Jackie yagendaga avuga na buri kimwe ni ukuri kw'Imana pe Mutabare Jackie ushaka inomero ye arayibona kana kanyeri Jackie ku muganga wa Kinyarwanda muvure Jackie w'Abanyarwanda Jackie umukobwa wacu Jackie mwiza Jackie umustari Jackie umuhazi mwiza ariko Skyto Kamaro wabagaye Skyto wabagaye Skyto byagenze bite ni inshuti ze yego buri kantu na buri nguni disi yego asumngo koko mwa akose muzamukunda abantu ari bazima niba pfase cyane barwara shaka kiremwa muntu gisiga giteye nabi shamwabaye hafi Jackie buri kantu na buri nguni Skyto wabagaye Kamaro mujye mukora kuko mwavuze byajya ko mipango nagize ko mbara bari kumwe Jessica bara n'ikirwa bahabiri arakwica kanagukiza yego akunda kurya ariko ariko abantu bose ako Jessica ndamwemera kandi shabonye Patrick azatangiye kubyibuha ariko umurundi ngo yaramwishe uzikira telefone ibare kiri korera ajyanye Libere yatanze uburenganzira mu kigo yasubize nekada ibyo tuzabigarukaho reka tuve kuri Jackie nta kibazo mwabyumvishije kuvuga menshi nagaruka kwamara ngire gutya umugabo mbwaseke imboye umugabo mbwaseke imboye umugabo reba hari umujyama umugabo mbwaseke imboye reka niruka kumuga nkoranyambaga ntabwo washonje ubanza ntararya kumbuga nkoranyambaga hari umukobwa witwa Miki warongorwaga n'umujama ntasi nzi gutyo witwa Frank pana vidi Frank imana mwabona hari undi witwa Frank warongoraga Miki ko tutamenye muri social media ndaya bose ntago hano haruguru Cosmos ugenda ugatoraguzwa Ndajyaga mbona Miki umuntu yibashye ko yaravuze itutse kuri nyina Miki ngo nguki hari umuntu yibashye nta ndajye yo man yatutse abaretse gatoya amasava kuri nyina winyuramo ntacyo na ndajye yo indase si horere indaye nagasikira indaye indangamirwe ako ngo buriya ngo noza ngo ako sinana bavuga ngo no mu promoter ngo banzo mvana isibye kurinjajwa ntabwo ukitwara ijisho uri umugore ugira Imana arabyara anatenda byari byiza wowe kudatera inda ntabwo uri umugabo mpaye ubu uri umugabo muzima wo kugenda yangaga yateye inda shumi bondi minigize ati aga promoter anaga promoter nanamumenye ko Regis turamuzi yego ariko ajya yazere content agakora iki ubundi musanzwe gara promoting ibikiza baretse gato mwigeze mwumva aga promoter promoting igihugu cye avuga u Rwanda rw'Abanyarwanda ataka ibyiza bigize u Rwanda kandi ari mu nda nako mu ndangamirwa ndangamirwa aga wewe wigeze kumbwira ngo ibiganiro nkora ngo zagituma ngo nibiki kadukomeze twumve aga nanjye yamenye ifite abanjana na batanu baretse okay yibagige okay baretse ngaga baretse gatombe baretse gatoya umugore ugira Imana arabyara anatenda byari byiza wowe kudatera inda ntabwo uri umugabo ubu uri umugabo muzima wo kugenda yangaga
yateye inda Shumi aga nanjye yamenye ifite abana bafite abana 105 ngabana ngo niyo afite abana 105 ibaza indahise kubyara abana 50 ubwo base ni bangahe nyibutsa gatoya abana 50 base ni bangahe base ubwo ni 50 n'ubundi ko bene mwana afite se nyene yego twakomeje usiko musebya ejo siragiye uriteze mikinda muvuga nka 300 Shumi munde padiri kuri tamuneri rekise ari marasoma miki iminwa yahuje yego kandi yamutora guhinduba aramuza aramushyira muri filime kuri kamera bwa mbere aramumenyekanisha none ngo wabaye mubi yego ese urugo rwaga urumva promoter urumva na miki mukinyi wa filime kwa Kiramani n'ahandi ajya atandukanye abyujije busuru urugo rwo turarwitruye komeza bino ubuzima buzanya mu gucanga wowe kapiteni wanyusuye Kaciro muri ya chambrette waryamagana ako ya chambrette yaryamagamo yego inshuro nyinshi bamanza arimo ngo nimba mukunze mujya ngo muteteshe kuno hasi araryama n'amaguru rwose nta umuhine nugira imyenda yo kwambara Olivier atabaye ni wakambara ntuzi ngo mu mwenda ko cyafungishije mama wawe akaba ari muri gereza ya Mageragere buri yamuhuye ikiro mu ibaza kubyara umwana akagufungisha ni nko kwicisha reka tumusase ngo yishyize hanze reka dukomeze arigaragaje byonyine bajye bareba umusatsi wawe kuntu usa umuntu w'umugabo umusatsi gutunga direde bireme ko kuko twamwenderejeho kuko bya Rastafari urumva ngo nibwo bwoko ngo bwisha abahanuzi rero niko bavuze ra sinzi ko nabivuga rakindatu isebye nayo niwe wa mbere wagiye gupostinga aga ngo nakwise ngo umugirigiri ahubwo si umugirigiri umwe kuri batayo yazo none ko yakugiye mu maguru uri umugirigiri Kicukiro urumva mu Gatenga Nyamirambo Kosimu narogeye amurongoreragamo ngenda yise komeza ngo bakwisaga hungu ubundi si umuhungu urinjajwa hanyuma uri iki kandi ukurire sivuge mu kamwe hanyuma niki se aga nushaka ungire beef kanandika indaya yawe nakubwiye ngo tuza duturane n'ubyanganye nawe turahana Shumi ejo ntituzahurira mu mashango muri Mashariki mikindahaye muri Mashariki nagerageje gushaka irumva ishusho urumva ishusho ya miki ndayibura yego shaka ishusho yaga baragendana ndayibura yego wanengushe n'umuntu umwe reka muzigama wabonye umusingakazi ubwo bushinga kazi se ahubwo umusinga cyoye umusinga uzi wari we turabanyarwanda iki ni icyaha nacyo umwana w'umusingakazi umusingakazi bisobanuye iki ahubwo miki uzadusobanurira nushaka umbwire muzamura uri hano buriya bugoryi ngesho ejo ngo nibwo rero ikiganiro bagomba kugikorera kuri 3D ako 3D namwe muze hano mwabuze 3D TV Rwanda kwa Jambe ndabasuhuje yewe maye nikaze mwe mukunda mugakurikirana n'umusaza twa Oni Kaswezi reka bajya babavuga ko barabazi natwe turabazi icyo gukora ku buryo umuntu wese ushaka inkuru z'igihugu ugize igihugu azajya ziwanyu nyamate nasaba ngo bamujye mu maguru oya nagura yanjye mu maguru ariko ijana zaruzuye ngo ijana zuzuye urasa ijana nyine zaruzuye nuko ejo nuzara umuntu yirutse yatuye amasha ndana nawe icyo twakoraga ni content kandi ikindi za content ibyo content twarabicitse nabonye bamena imodoka reka dukomeze zararetse ubu ndamabuye sha akokona ubunishinze imodoka gashaje parabolize gura 25,500 mugasikata taranyota mu buryo meze neza ubuzima mbaye muwobwa n'ububayemo meze neza zako icyakuza ariko kubwinda yatunaniye byatumye gane yicabere cyane nakizemo akadege nta muntu nshaka kumamagura ngira inama kuki utabyemeye ko bakugira inama kandi bashyizemo akadege kandi bari kuri live ya TikTok umutagirwa inama ariko urumva ashobotse umutagirwa inama arashobotse reka dukomeze kuko urakabije wa muhungu umuntu w'umugabo Kansuzi inshuti yanjye twa Pascal ni umuhungu waje tubana buri munsi mu buzima busanzwe
musazi wowe wajya ubona Miki ngerageza kukubaha none urimo urashaka kunyikururiza reka tumuveho yego mwawe nk'umuntu ibi birakwireka waciye hacu urwango ruhaca sha isi nako ruhaca narakubonye umubiri wawe wose narabonye ubusa bwawe ubwo ni ubwambure ushaka kuvuga ko bashobora kwimba bigakunda se bakwimba bigakunda ayo magambo buriya ikintu agomba kumenya hari icyo bita ngo returu daje usiyizi ndayizi returu daje usiyizi ndayizi gukina ko ibintu utakoze ukiri muto abakijya gute ntabwo mbyemera ko adaturwara ihoramo ruhaca nawe yonnye aho yonnye hora aho yonnye horama ariko hari abashaka ni ukuvuga rero muri za zindi twavuga senkani ijana ubwo nyine tuvuze muri make mu ncamake mu ijana senkani yakongera konkamo se biragoye ni ukuvuga ngo gira agace gato hari ukuntu inka igira gutya ikarisha sibyo n'ihene ikarisha sibyo yego ni ukuvuga nimba ibamo harahirya yego ikava mu gipangu ikagica izongera yongeye konka igaruka hamwe yonnye imbere izagarukayo nta mugore umurimo umugore utinya gusebya umugabo wo ku mbuga nkoranyambaga yego kavuga ejo Riderman yasohoye indirimbo nziza urayumvise Miki indirimbo ya Riderman yasohoye ngo nkeneye umwana utinya imbuga nkoranyambaga nkeneye umwana utinya imbuga nkoranyambaga ngo uzamuntu azambwire wamushyira Miki uzi umuntu aririmbaga se yaririmbaga umugore we mama w'abana be urumva w'ibihe byose hari umuntu wari wabona umugore wa Riderman ku mbuga nkoranyambaga happy pe nta n'umuntu umuzi twebwe tumuzi mu gikari mu gikari umuntu amuzi Riderman habura amata habura fanta habura pome hano haruguru gatoya hano haruguru Riderman n'umusaza ariko nta muntu ugira gutya mwana we Babylon wapi ni ukuvuga rero ibintu bihari urumva Miki akwiye gutuza kuko Miki urumva tugiye kuzamwota n'ubu twateye kumwota si wowe wiza kuri live ya TikTok avuga amagambo si wowe yizanye ariko agapromota wasanga yarecishwa ariko umuntu ubwo kujya mu mugore najya ari ikibazo gikomeye cyane umuntu w'umugabo kwicarana n'indangamirwa bigano nka biriya tuko mugabo mugenzi kangwa yishimye ngo barimo bararya asa abandi ntabwo bajya barya bura babayeho bishwe n'inzara hari umuntu usuko se inama nge nagera rero agapromota ariko watangaje uravuga ngo ubwira wamuvanye nk'umunyamakuru mugenzi wacu sirimu uvuga ubwamba urumva ngo nta muntu agushyira hasi shimi yanjye umuntu ukora iki uzwi sibye babandi ugenda ugurira ibiryo ukagurira bwa ubuyoga ni ukuri bw'itoteri ukabajyana ku bundi muntu buri aho ngaho ubundi uzwi sibye kuri TikTok cyangwa kuri Instagram ubundi ukora icyo uzwi iyo ukora bibi hasi ukomeze koza ubuta neza wisanzure itatura ariko reka mbikubwire itatura kabivuge neza banza usubiza cyohera aho ngaho hagati ngwino banza umusuhuze yego jya mu mwanya dufite byinshi pati tuyanakomeze yego yakomeze bikurikirane yego reba se bikurikirane gutyo nushaka umyutinga ngo uvuge n'uwo muntu ntacyo yego icyo ngiye kuvuga ubundi uretse agapromota yaririmbye izihe yacuranze ibaza umuntu utakamamaza n'igihugu cye yavuze ngo urumva ngo ntawamushyira hasi ngiye kugura akantu hari umugabo uretse gato wajya akavuga nge ndi ikinani cyane bugume n'abagambanye ariko akora bibi wari hese yego akora bibi ari hehe ngo ndi ikinani cyane bugume n'abagambanye ari hehe Zabatsinda Kagame warukuye ku muheto n'abavuga amagambo byari byabananiye ngo cyane nabagome n'iki n'abagambanye nese abo bagome bari he nabagome se ari kuntu tabagome kandi we mugome cyo gihe Imana iteguhira kari tumuzirikanye kari tumuri hafi yego no kuvuga rero agashumi yanjye uri umugabo none se abagore ni ba mama wacu ni ba nyogokuru urumva ni ba mutima w'urugo cyane
ariko umugabo akaba iki umutware umugabo akaba iki umutware agarira umuvandimwe wanjye bagarira yose ntabwo uzamenya ko nimba regisi ari buzaba umucunguzi wawe kandi ntabwo uzi ko hariya ari aho rizera aho uzarumba yego cyane ngo wishinga innyi y'undi yawe karangara impamvu bivuze ari abanyamakuru barimo guca ku ruhande ibintu biraba yego ntabwo ajyamo mama ntabwo ajyamo muri kamera kibazo urumva hari abanyamakuru barimo baraca ku ruhande urumva barimo barasasa inzobe bashaka kurya memuke ndamuke njye ntabwo ari ko nteye ku ruhande rumwe njye ntabwo ari ko nteye reka nkubaza njyewe reka nkubwire hari abantu benshi naze muri YouTube icyubahiro babizi ndabizi bande bose hari abandi bakoraga mu bice bigiye bitandukanye bari aho ngo bari mu nkoko bari mu nzu bari n'indu abo bose babaye abantu b'abagabo bambera bagambanye barandwanya ariko imbere y'Uwiteka nzi ko Imana iby'Imana ikora biradutangaza na n'uwabimenye ase ubundi kuri umuyisilamu ugeze ni mu buzizi gute Isilamu dini ryanjye nziko nandi izo ndimo nyinshi ubuzizi zaborokore ni icyo nzicyo no kwibyimana ishaka ari byo nkwiriye gukora Isilamu ni inzira y'ubumwe mahoro urumva Isilamu ni inzira y'ubumwe ni inzira y'amahoro urumva nuko bavuga ngo izaja anasulullahi wal fatiha wala aitana sadi viruma fidini la wafaja fasabi bihamdi rabbika asabika afshwa urumva bwo ari zo ntame watoye urumva ubwo umusiramu byumvuze izaja anasulullahi wal fatiha yego idini ry'ukuri rya mbere ry'urukundo yego uyu mukobwa rero abanyamakuru benshi babandi batagaragara amasura nimba amasura yabo yaratobotse nubashyiramo bavandimwe nubashyiremo nta kibazo rero garafre urumva yego no kuvuga ngo rero uno mukobwa Mike genza gakeya hari indirimbo ya nyakwigendera gihe Paul ngo wabwiriwe n'intumwa ariko ntiwakumva ngo kuri kukuriye urumva ngo bica mu mavuta wabyumvise ukuri kukuriye ase wawe hose cyoye ndashakunda akangukutira mu mikoro ayamvara ngeze ndi pasta korode uramuri nukabe nkabera gatsinga no bite urase ko yambukanya barongo azenguruka amazi nta drama beach areba umutumo mu kwa president mujyane Bugesera nabo abanyabarongo yambuka muhazi ya zamusanze nahe hose nyimiyo kimara bikaje nk'ibaze nk'umuntu w'umugabo ufite urugo ufite umuryango utunze nanze kwinjiza kamera mu bitangu byawe dore burya ntabije reka twaribohoye n'ubwa mbere hari umuzi wawe n'ubwa mbere habonye abantu bazo ni bangahe ni bakeya cyane kereka wowe n'abapame nka babiri yego ariko ntabwo nihishe kuko iwacu ni Nyarugenge anyway iwacu ni Nyamirambo tubaze kubabereka mu kanya iwacu yeve ku Mumena ngiye kubaza ikintu turabazengurutse ngiye kukubaza kimbaza magaze gutya ikamagare gutya kimbaza icyari cyose nagusubiza uri umugabo wubatse ufite abana 5 anashoboye pe uri umugabo no kuri Imana twongereho nundi uri umugabo ufite abana 5 uri umugabo wubatse ufite abana 6 rwose kandi babeho neza tuye muri Kigali kandi bariga kandi nta wiga mu bundi bushobozi bundi kandi yiringa mfata mikoro abana ngo narabuze niyo mwapfurenga muri abantu 3 ntacyo mu 3 bandege muzatanga andi makuru y'ubundi butumwa dukomeze ikintu ngiye kubaza uri umugabo ufite abantu 6 n'umuryango kandi umwakuriye inyuma namubonye si impanga zingahe senye impanga yego ngo dukomeze murabona abahagaze abari mu mwanya nta kibazo garafe nta mutima mubi kuko ari gahunda nta mutima mubi umva utuje twese ni urwacu nta kibazo tukomeze yego ni umuvandimwe wansuhuzaga ubwo ngubwo icyo ngiye kubaza nkawe nk'umuntu ufite urugo umaze imyaka myinshi wubatse inama y'umugabo nyinshi zingabaye imwe nkaye kubwira 19 urayimaze n'imfuranye niyo ifite imyaka 19 wubatse
ko bakiri mutoya umwana naribohoye waribohoye imyaka 31 se urumva abamaze imyaka 19 nubatse ubwo urumva wongeyeho indi nyuma yo kwibohora nari mfite ngahe umugambi Imana sobesho arakabo Kagame n'igihugu cye twakomeje ngo nyene ngo twumvise niye nama agira umugabo mugenzi wawe ushaka kuzana umugore witwa Miki no kuvuga rero inama nagira umugabo ushaka kuzana umugore nka Miki mushishoze kandi murambe yego nimugatoragura ibyandagaye none agitoragura uzabanze utekereze kabiri nk'uko Imana agoye ubwenge aho ushobora kugitoragura ukakironga da ngo ari Sawuli wahindutse ni harya ariko haravuga ngo akabirwe ni koga niyo koze ni gakene gakene gashu umuntu no kuvuga se buwafata hano hasi asagurika imvura yaguye takareka asagurika ngo mbwira amazi baza no kayoza rinutse akasayo akaza guke ni nko wafata ni nko ako kabaye icwende rero ako kazigira gake ni ngo iyo koze ni gakene gashu umuntu no kuvuga rero umuntu ufungishanye nakajya kurya ibigori mama wakubyaye umubyeyi ukwibarutse ubwonko umugore uguhetse tarakuyemo inda uko abandi bazikuramo bagatagwa muri yombi kandi n'abakuramo inda aho muri hose abakora ibyo byaha igihugu kirabareba kirabafite ntugakoremo umwana wabyeyi kuko ntabwo uzi icyo azaba wasanga ari byose by'ubuzima bwawe kandi nawe n'umukuramo ujye umenya ko u Rwanda rufite umutekano uhagije aho wajya hose nushaka kuzajya muri Amerika tuzakuzana si yewe mfite igihugu cyanjye n'abanyarwanda kandi nanone buri wese abe ijisho rya mugenzi we umugore nka Miki Imana nizamuwe none ufite ubwo rwawe ariko wowe nta kibazo n'abandi nkabo oya n'abandi nkabo Imana izabahitisha ntabwo wamugira inshuti izabajyane kwa gaporoma ntabwo ikaba inshuti yawe inshuti yawe ya hafi Miki turaziranye musangira agacupa cyangwa agafanta cyangwa agakawa ntabwo twasangira avuga ngo mugenzi we ngafite akanuza igitwe cye ngo kirangana ego shangwa ngo ni nk'akari kandi karahoraga kamwiziringaho umusungu urawuzi se umusungu ndawuzi ugeze ujya kwidumbaguza ndawuzi mu gishanga ndabize mu gishanga hariya hakurya ukase guke kuri Muhazi hari ahantu ku ruhande hari inkengero za Muhazi kudushanga abana batinya kujya muri Muhazi koga bakajya aho bafite ubushobozi hafi mu rufu za rubona aho ngaho rubona aho gwe ni agajana aho daga soro gatsibo urubona abantu bari Gasange turabasohoje abantu Muhura cyane cyane abantu bari Muhura kuri ahantu hari urusengero rwa Kiliziya Gatolika hepfo yaho hari ivuriro rya Muhura tubasuhuze mwese n'abari muri iryo vuriro tubasuhuze kandi namwe mubaye mwese basuhuze ariko nanone nenge serivisi sase hashika ndetse na Nyarugenge kwakira abarwayi ko byambayeho ndabizi kuko najyanye umwana wanjye abo bose tubasuhuze yego tugara ku musozo reka tugare ku musozo w'iki kintu dusoza wabonye egizaho kamera gatoya isa nk'ugira gutya gato kamera uyizane gutya yangu nyerekezeho gatoya ariko nta kibazo buriya hari igihe tuba turi mu bice bigiye bitandukanye aho tubasuhurira ugasanga bigenda neza reka tugara ku musozo agira icyo twivugira reka dusuhuze abarundi kuko akiri ejo bundi yagize gutya mu kupira y'ibyuma abarundi baravuga ngo abanyarwanda ngo baratwanga ngo nibaza ngo i Burundi hoya ntago ari byabaye ahubwo ikintu Kiriko yakoze yanyweye inzoga yitwa B1 gin icyuma cya B1 gin kiramusaza ubundi ntabyuma yebaye ahita avuga ati njye nashaka umurundi mwene wacu ari uncurangira mundima aho ni none uzi ukuntu byarangiye nawe wa mu DJ urumva yanyweye B1 gin kiracyuma basarira rimwe barabivanze ibyuma biri kopa ngo ni abanyarwanda babikoze kandi ari inzoga banyweye gusa ku itariki 26 ko byagenze neza uko bitikubye uyu munsi si umunsi se nuno munsi turi kujya ngo 26
habaye iki kiri ku isoko ya performance ariko ibyuma byikopye uyu munsi yanyweye agafanta kandi batangwe byane gini banyweye fanta yanyweye kawe mu hari umunyamakuru wacu witwa Rubingo ni inshuti yanjye akonora kare akorana na Jesquia Mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore bamwita Patrick Entertain. Patrick ari umunyamakuru gasukwize ngo utagiye yagiye kwerekana yigize umupaparazi atari yafashe ubunyamakuru abuhuza n'ubupaparazi amakuru gasukwiye yavuze mbikwibutse ejo bundi ndabizi ngo Patrick ni umunyamakuru wa mbere mu Rwanda utari umwuga nihimbiye ako ntabwo yabyigiye ntabwo yabyigiye none se uzi Patrick bamutekajwe yigarumva na telefone bayijyanye kiriko yijyanye yego Gasukwiye avuye mu buri yambaye boxer gusa aragira bati muhungu wanjye baramushima baramujyanye birangira urwego buri cyaribu yego urumva ribu Patrick ati nyakwamurangira bitseri umuntu unanyibiye telefone baza kumenya yuko urumva baza kumenya yuko Patrick yashaze kugaragaza ibidashoboka kwica izina ry'umuntu yikoreye yego sha baramuvugana agatelefone ke agera kamerisha gutya bakamusubiza sha kubera ubuyobozi bwiza bwegerewe abaturage bwiza habaye na Mipanga aramufasha Mipanga arakubi ndamwemera ariko jewe Jesquia Mipangu icyogere mu nkuba umwami w'abagore mvugira ngo umwami w'abagore no umwami wako nanye ngo ngenda kubwira papa papa ari utuntu yigira ngo ngaze guteranga imigeri kagiye yabuye ibaze umuntu upima ibiro 60 ureshya nk'ubutaka kuzamura umugeri ariko akunda kurya cyane shamba kurya yacagasuzugura abanze bose yabahaye inyama baraza reka dusoze hari ijambo ryanjye mushaka kumbwira nagari ryanyuma ko tuzagaruka tuzahora turiho rega Kigali uzibageza byinshi mu bice byetandukanye hari umuntu muri komataretse ngo kutaza ngo koze mwenyewe ntago mbivuze uyu munsi ntago ugeze zaka cyakivugo cyane ntacyo mvuze hari ndakaye kwerera ndangamirwa none se jakarara rwaye tubuta mutabareza nirandangamirwa yitatuye urumva nabivuga ibyo ngibyo ntabwo nshaka kubivuga Abdurrahman assalamu alaikum ni inshuti yanjye munyisoza cyane n'abapambe yo muri quartier bari gahunda cyoye kiri cyo mbwira twisoreze ikiganiro mu kanya gato barakibona na amasegonda tugara ku musozo minota ya nyuma y'ikiganiro pani minota ya nyuma y'ibindi bintu yego twavuze kuri Aga tuvuga kuri Miki dusoreze no kuri Jack Regis nago mvuzeho igikintu Regis nago namuvuga no muri umugabo man kacyo dusoreza ari kosa ikintu nasaba ko Regis ari kosa yankoreye niri yakoze ikiganiro nabo bavugaho ubundi yabihorera ubundi Regis reka mugira inama yabihorera reka mugira inama bakiza bagasaba ubwa ariko urwana n'umutima wawe cyangwa roho yawe Regis kangugira inama itari yakebwa nyonje gusorezaho cyane dukuba twanagiye yego ngira ngo bimwe mu ncama cyo muri background iby'ingenzi urabibanze urabizi yego Regis kangugira inama itari yakebwa y'abantu babagakana umugabo uri umujama uri umukoboyi ibyo kunywa amata amasigara nta mutanga amasigara ni wanywa inzoga wabayiguriye ufite n'umugore mwiza we muri kumwe urenze Miki ufite niki umva ngubwire mwana mama ntacyo dupfana ariko dupfana twavuze kuri Adam na Eva Regis icyo ngusabye ni gutya sezera abadukurikiye ni ujya buke kwicecekera amahoro Imana barinde